Ndabasuje bene data, Uwiteka abane namwe, Uwiteka abahe umugisha kandi mwakoze kongera gukurikira ijambo ry'Imana. Reka babwire ngo Yesu nashimwe kandi Mwuka Wera reka aganze muri mwebwe. Umunsi reka tuganire ku bintu bimwe tujya dukora, ku bintu bimwe cyangwa se bijya bitubaho bigatuma hari uwatubona nk'aho Kristo atari muri twebwe, bigatuma hari uwatubona kwa nk'aho Mwuka Wera atabana natwe. Hakaba n'ibindi dukora umuntu akaba yatugirira ubuhamya akavuga ati uyu muntu rwose arimwo umwuka w'Imana, cyangwa se ni umukozi w'Imana, cyangwa se ni umukristo. Mu ijambo ryo mu Befeso igice cya 4 ku murongo wa 31 aravuga ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Amen. Akenshi iyo bavuze gusharira nyine ikintu gisharira ntago gikundwa na bose, kandi ikintu gisharira hari igihe abantu benshi batakunda kugikoresha. Niyo gikoreshwa gusa wenda iyo ari ngombwa, tuvuge nk'iyo ari umuti usharira n'urugero. Abakoresha ibimera bazi uburyo umuravumba usharira, cyangwa se urura, umubirizi n'indi miti yose. Ntago rero ari akantu umuntu agenda agatuma umuntu agenda ngo asorome apfe kurya gusa. N'abantu rero nuko umuntu usharira ntago yegerwa na bose. Umuntu usharira ugira gusharira buri gihe abantu bamugendera kure. Wagira uburakari noneho ba bantu bavuga bati bavoma hafi. Umuntu uvoma hafi burya nawe ntago abantu bakunda kumuba hafi, kuko hari umuntu ubwirwa ikintu byaba ari no gutera urwenya akaba ararakaye, kandi burya muzi yuko uburakari akenshi hari igihe bujya buvamo n'imirwano, cyangwa se hakaba hakorwa n'ibindi bintu bibi byangiza cyangwa se bitari byiza muri sosiyete iyo ari yo yose. Rero gusharira n'uburakari n'umujinya ni bimwe mu bimenyetso by'umuntu akenshi utaragera ku musaraba nk'uko twabyigaga mu gihe gishize. Kuko umuntu uvoma hafi, umuntu urakara vuba, umuntu ugira gusharira buri gihe, akenshi burya no guca bugufi biba biri kure ye. Biba biri kure ye kubera yuko iyo umuntu akurakaje ukarakara ni uko uba utabashije no kwihangana. Iyo umuntu abasha kugutera umujinya byoroshye, ni uko kwihangana kwawe kuba ari gukeya. Rero hari imbuto badusoromaho kubera ko hari ikigeragezo badushyizeho. Izo mbuto rero tuzera ari uko twatsinze icyo bashaka kutubonaho kitakatubonetseho. Niba umuntu ashatse kukwendereza agira ngo arebe koko niba uri umukirisitu, akaguteza uburakari nawe ko kukarakara, ubwo nyine za mbuto zo kugwa neza zo guca bugufi ubuzibuze. Niyo mpamvu rero ibi ngibi Pawulo yabibuzaga Abefeso ati ntimugasharire, ntimukagire uburakari, ntimukagire umujinya, ntimugatongane. Ko buryo iyo byageze no gutongana ni ukuvuga ngo uba wamaze kuva kwiyambura. Wiyambuye noneho ya identite, wiyambuye rya kote ry'ubukristo, ukaba utangiye noneho kujya kwerekana irindi bara. Iyo hajemo noneho gutukana noneho biba bibaye ibindi. Ubwo noneho baba babaye wundi, uba warenze no kuba umuntu usanzwe, uba warenze no kuba uwihangana atanakijijwe, ahubwo kaba kabaye. Iyo witwa umukristo igitutsi cyasohotse mu kanwa ke, kaba kabaye wowe wiyambuye ubukristo. Ibi rero nibyo Pawulo avuga, kandi natwe biratubwirwa ngo twirinde ibi bintu. Kuko no ku murongo haruguru baravuga ngo hari ibintu birakaza Mwuka Wera, bibabaza Mwuka Wera wadushyiriweho kugira ngo tubane kuzageza kuri wa munsi. Iyo rero
dutejeje agahinda cyangwa se tubabaje mwuka w'Imana, hari n'igihe atuvaho kubera yuko ubwo kamere iba yaganje mwuka wera. Hanyuma rero ijambo rikadusaba kugira neza. Uzasanga hari abantu bagira neza batari n'abakristo, batazi niyo biva niyo bijya ubukristo, ariko umukristo yagakwiye kugira neza. Wagakwiye kugira neza, ukagirira neza bene so, ukagirira neza n'abo utazi, kubera yuko mu kugira neza niho imigisha yacu iva, mu kugira neza niho Imana idusanga ikatwagura, kubera umutima ugira neza. Kandi ngo tugirirane imbabazi. Iyo umuntu atagira imbabazi nta nubwo aba ari mu muryango w'Imana, kubera yuko Imana yaradukunze iduha umwana wayo Yesu Kristo aza kudupfira kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Ibaze rero noneho wowe Yesu yaragupfiriye, nta kintu wigeze umuha, ntabwo yaje kugira ngo umwishyure ibindi biguzi, yarapfuye kugira ngo wowe ubabarirwe. None wowe ntushobora kubabarira mugenzi wawe, ntushobora kubabarira ugukoshereje. Ese ubwo ngubwo wambwira yuko gukizwa kwawe cyangwa ubukristo buri hehe? Ijambo rikatubwira ngo mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Ibyo nibyo twavugaga, Imana itanga Kristo umwana wayo w'ikinege, ni imbabazi zayo nyinshi yari itweretse kandi yari itugiriye, kubera yuko mbere umuntu yakoraga icyaha akagitangira ibitambo, ariko ubu ngubu ukora icyaha kubera Yesu wamanitswe ku musaraba agapfa, agashinyagurirwa, ubasha gusaba imbabazi ukazihabwa. Reka rero tugire imbabazi, tubabarira abandi nk'uko natwe tubabarirwa, kubera yuko tutababariwe nta handi twazerekeza, haba ari muri Gehinomu mu muriro utazima. Reka rero tugire imbabazi kandi tugire neza ubukristo bwacu kugira ngo bube bushyitse. Nta mukristo utagira neza, nta mukristo udaca bugufi, nta mukristo utagira imbabazi. Uwo rwose ntabwo aba yuzuye, kandi utuzuye ubwo ntabwo yitwa umukristo. Bene data rero, reka tugire indangagaciro z'abakristo, twiyambure ibituvanaho icyo turi cyo, kuko Satani iyo aduhize akadufata, ubwo ngubwo aba anesheje kandi agatuma benshi badutera icyizere nabo bakava kuri Kristo. Igituma rero tubabarirana niko tugira ngo tumwaze Satani, kuko burya Satani iyo aguteje ikibazo ukamenya ko cyavuye kuri kanaka, ntumubabarira ahubwo ukamurwara inzika, ukumva nawe wamukorera ikindi, ubwo ngubwo Satani uba wamufannye. Ariko iyo umubabariye Satani aramwara, kuko ntago yifuza ahaba amahoro, ntago yifuza icyiza cyaba hagati muri twebwe. Gira imbabazi rero, gira imbabazi kandi ugire neza, kuko niwo mwenda ufitiye Kristo wakwitangiye ku musaraba. Kuko nugira ibingibi nubikora, nugira imbabazi ukababarira, ni ukuri hari benshi bazakwigiraho, kandi ibingibi bizavuga ubutumwa kurusha uko wahagarara ukabwira abantu n'amagambo ibintu ibihumbi n'ibihumbi, amasaha n'amasaha. Ibi bikorwa byiza wakora gusa byavuga ubutumwa kurenza ubundi butumwa buvuzwe busohotse mu kanwa gusa. Uwiteka rero abaho umugisha. Reka dusenge tuvuga ngo urakoze Mana Data kubwira ijambo, urakoze kubw'uyu muntu utababariraga ugiye guha umutima wo kubabarira, urakoze kubw'uyu muntu ugiye gukura muri iri korosi Satani yari arimo amuzungurizamo ryo guhorana uburakari, ryo guhorana umujinya, ryo guhorana intonganya. Mugirire neza Mwami, mugirire neza umwuka wawe amusange, amukuremo ibi byose, abashe kumwumvira maze aneshe kamere. Ugirire neza ubwoko bwawe, ugirire neza abana bawe, bongera imbaraga muri iyi minsi itoroshye, kugira ngo babashe gutsinda ubuhenzi bwa Satani, maze bashyikire Mwuka Wera akomeze agendane nabo kugeza ku bugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nambigusabye, amina.